igikorwa uko giteye ni ugutanga ishimwe ku bafatanyabikorwa nk'uko mubizi akarere kacu kari mu gihe twavuze ngo Werurwe ukwezi k'umuturage, amezi yose n'ay'umuturage, ariko ku kwezi twaguhariye kwegera abaturage kugira ngo mu by'ukuri twongere twegerane nyuma y'ibihe bikomeye twanyuzemo bya covid. Umuhundi rero mbabwire abafatanyabikorwa bagiye badufasha: Rudasingwa James, Habimana Desire, hari kandi na bahagarariye Sanitas. Aha nyakubahwa DM hariyongeraho kandi n'abakuru b'imidugudu basoje manda. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Nk'abafatanyabikorwa dukora bitandukanye, tubikora mu rwego rwo kubaka igihugu cyacu by'umwihariko no gukomeza guteza imbere umurenge wacu wa Niboye. Tubikora twishimye kuko tuzi inyungu zibirimo. Mwakoze, nitwa Rutabana Pimake, nk'abantu umukuru w'umudugudu wa Rwezamenyo, akagari ka Niboye, umurenge wa Niboye, akarere ka Kicukiro. Hanyuma uyu munsi ni umuturage mu bufatanyabikorwa mu bikorwa by'iterambere. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo twerekane yuko ubufatanye mu bikorwa by'iterambere by'umurenge wacu wa Niboye ari intera igeze kure kandi ishimishije. Twebwe mu midugudu yacu icyambere ni ubufatanye bwiza n'abaturage, imikoranire myiza kugira ngo iterambere ry'umudugudu, urabizi ko iterambere ry'igihugu rihera mu mudugudu. Niyo mpamvu iyo ufite umudugudu ukora neza, iterambere ry'igihugu ririhuta kugerwaho. Niyo mpamvu twebwe abaturage dufatanya mu bikorwa by'iterambere, isuku, kwicungira umutekano, kwihaza mu biribwa, mu bikorwa byinshi by'iterambere harimo no kwiyubakira imihanda, kwiyubakira amashanyarazi. Dukora ibikorwa byinshi byiza, twikorera amateme, twikorera za ruhurura, muri make kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere, duteze umudugudu imbere, kandi dushaka ko umuturage wese ava mu bukene akajya mu bukire, kuko nicyo twifuza. Iyo tuba dufite ibimina, tuba dufite amakoperative, hanyuma abaturage tukabavana mu bukene kugira ngo bagere aho bagera. Wowe munyariko se mu mudugudu wawe waratera no kuvuga uti mu mudugudu wanjye hari agashya akanaka? Mu mudugudu wanjye agashya icyambere kabashije kwikorera umuhanda wa kaburimbo uduhuza n'imidugudu itwegereye kugera ku kagari kacu ka Niboye. Icyo kana agashya twakoze, ariko dufatanyije n'indi midugudu itwegereye hafi aho ngaho. Ikindi umudugudu wacu dukora cyambere twabashe kwegerana n'abaturage, dukora ubusabane kugira ngo abaturage dusangire, tuganire, turebe eske ni hehe dufite intege nke kugira ngo tuzamure umudugudu. Aho dufite imbaraga ni byiza, ariko aho dufite intege nke tukabasha kwegerana, tukicarana, tukaganira. Usibye ko covid-19 yadukomye mu nkokora, ariko ntabwo ari cyane, ariko ubu turagenda dusohoka mu ibyo bibazo bya covid, iragenda igenza amaguru make, ariko ubundi abaturage bunze ubumwe, bashyize hamwe mu iterambere. Muri make bihangira imirimo, tugakora, tugafashanya, nta mutinya kujya uri mu mudugudu wacu. Muri make abaturage bacu bavuye mu bukene, bari mu bice byombi, bari hagati, bari no mu bakire, kandi mu by'ukuri kubera gushyira hamwe no kuzamurana. Twagira mutangiye mutwibwira abantu tubwire nicyo mwamushinzwe muri uno murenge wa Niboye. Nitwa Bwate David, nkaba ndi rwiyemezamirimo ukuriye kampani ebyiri. Hari kampani yitwa Ubumwe Cleaning Services Limited, ni kampani ikusanya igatwara n'ibishingwe, ikorera muri uno murenge wa Niboye. Hakaza n'indi kampani yitwa Ubumwe Convention, ikora amasuku yo gukora mu mabiro ndetse no mu mihanda no mu nkengero z'imihanda. Turumva mufite ibikorwa by'indashyikirwa. Ese umurenge wa Niboye rero niki mufatanyamo ku buryo bavuga bati bano bantu badufite akamaro ku buryo bugaragara?
Umurenge wa Niboyi dufatanya mu bikorwa byinshi, harimo igikorwa cyo kubakira abatishoboye. Hari amazu yubatswe mu murenge wa Gahanga, hari n'amazu yubatswe mu murenge wa Masaka. Icyo ni igikorwa kitari cyoroshye kandi twafatikanyijemo n'umurenge wa Niboyi hamwe n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ikindi gikorwa ni igikorwa kigendanye na mituweli ku batishoboye. Hari mituweli nyinshi twatanze dufatikanye na bagenzi banjye bandi bafatanyabikorwa bakora muri no murenge wa Niboyi. Hari n'intebe zaguzwe z'umurenge wa Niboyi, hari n'igikarabiro gukaraba intoki. Murabizi igikarabiro cyubatswe, twaracyubatse nka company Ubumwe Convention, gifite agaciro ka miliyoni zenda kugera muri 4, hamwe n'ibindi bikorwa byinshi abafatanyabikorwa bagiye bafatikanyamo n'umurenge wa Niboyi. Harimo imihanda, harimo ibiraro n'ibikorwa byinshi byose dufatanya n'umurenge, kuko uyu murenge ni umurenge uha agaciro abafatanyabikorwa. Muri uko guha agaciro abafatanyabikorwa tukisanga mu bikorwa byabo bitandukanye, tukabikora twishimye kuko dukorana neza mu rwego rwo guteza imbere igihugu cyacu, by'umwihariko n'uyu murenge wa Niboyi. Hanyuma ukwezi kwa gatatu bavuze ko ari umwihariko mufite ibikorwa byihariye mugiye gukora. Ni ibihe bikorwa mwageneye kuno kwezi by'umwihariko? Muri kuno kwezi kwa gatatu harimo ibikorwa byinshi birimo birateganywa n'umurenge. Mu bikorwa birimo birateganywa n'umurenge harimo kongera kwita ku byari byarubatswe, kubera iki gihe turi mu gihe cy'imvura nyinshi. Hari ibikorwa remezo bigenda bigira ibibazo, gufunga kw'imihanda, ibitaka bijya mu mihanda. Ibyo ni ibikorwa bidasanzwe, ndetse no kwegera abaturage muri za nama z'abaturage hagatangwamo ibitekerezo bitandukanye, nayo n'inkunga ikomeye. Harimo n'imiganda rusange, hazakorwa ibikorwa byinshi, ndetse n'igikoni cy'umurenge. Ni byinshi biteganyijwe mu murenge wa Niboyi, kandi nk'abafatanyabikorwa muri rusange turiteguye gukomeza gufatanya n'umurenge wa Niboyi. Nkuko twabivuze, ni umurenge uha agaciro abafatanyabikorwa. Niyo mpamvu rero umurenge iyo ugize icyo wifuza ku bafatanyabikorwa babikora bishimye. Icyo nakongera gusaba abafatanyabikorwa bagenzi banjye ni ugukomeza gushyira hamwe nk'uko dusanzwe tubikora, kandi byabaye umuco mu bikorwa byose umurenge wifuza ko tuteramo inkunga, yaba n'akarere, kuko iyo turi gukora ibikorwa bitandukanye tuba twubaka igihugu cyacu nk'uko twabivuze. Ubwo rero nkaba nakongera gukangurira abafatanyabikorwa bagenzi banjye ko bakongera kuza tugashyira imbaraga hamwe muri kuno kwezi k'umuturage, hakabaho ibikorwa by'umwihariko dukora nk'abafatanyabikorwa. Ndabizi neza ko abafatanyabikorwa babyumva b'umurenge wa Niboyi, kandi bazashyiramo imbaraga tukabikora bigakorwa neza nk'uko n'ibindi byose twagiye tubikora. Twasuye umurenge wa Niboyi uhereye mu karere ka Kicukiro, tukaba twaje kureba igikorwa gihari cyo gushimira abafatanyabikorwa b'umurenge. Tukaba duhuye n'umuyobozi wawo. Muraho neza? Muraho neza. Twagira mutajye mutubwira igikorwa cyabateranyije hano nicyo cyari kigamije muri rusange. Murakoze cyane, ngira ngo nanatangira mbibwira. Nitwa Murebwayire Jeanne d'Arc, nigiye muyobozi w'uyu murenge wa Niboyi nyine koko mwasuye. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye kuri twe. Mu by'ukuri twatangije ukwezi kwahariwe umuturage ko kwegerana nabo mu buryo butandukanye, ariko muri ibyo bikorwa duteganyije muri uku kwezi, kimwe cyari cy'uyu munsi cyakozwe ari cyo gushimira abafatanyabikorwa mu iterambere rya Niboyi. Akaba ari umunsi wari ufite insanganyamatsiko igira iti muturage mufatanyabikorwa mu iterambere. Umuntu yakwibaza nibe byiciro mwashimiye by'abafatanyabikorwa banyu? Twashimiye ibyiciro mu by'ukuri bitandukanye, harimo abikorera bagiye badufasha mu bikorwa bitandukanye by'umurenge. Dushimira n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubuyobozi, harimo abakuru b'imidugudu bashoje manda mu gihe cyatambutse mbere y'amatora. Ukwezi rero ni iki mugiye gukoramo rero kugira ngo muzabashe kugera ku nshingano muyemeje muri iki gikorwa mwatangije uyu munsi?
nk'uko nari mbibabwiye ku kwezi kurimo ibikorwa bituma abayobozi begerana n'abaturage tutirengagije igihe gikomeye twari turimo cya covid n'ubu tukirimo ariko uko ibikorwa bigenda bigaruka mu by'ukuri nk'umurenge wa Niboye twifuje ndetse n'igikorwa kiri rusange mu karere ka Kicukiro ariko ubwo mu murenge wacu ibikorwa duteganyamo harimo ibikorwa abaturage bagizemo uruhare tuzagenda tugaragaza ariko hari n'ibishya bigiye gutangirwa harimo imihanda igiye kubakwa n'abaturage harimo kandi n'igikorwa gikomeye cy'abaturage biyubakiye akagari mu buryo bushimishije bw'iterambere niyo mubireba Niboye n'umurenge uri smart ukeye ku buryo abaturage bigiriye uruhare mu kubaka akagari kageretse niko babyitangira ngo mu Kinyarwanda ka etage icyo rero nacyo kiri mu gikorwa gikomeye tuzakora muri uku kwezi dutaha tunashimira abafatanyabikorwa aribo baturage b'ingenzi muri ibyo bikorwa harimo ibikorwa bizaduhuza bari muri gahunda z'ubuzima dufasha umunsi ku wundi bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage harimo kuzamura imirire y'abana uruhare rw'abafatanyabikorwa muri sekiteri y'ubuzima harimo kandi ni uburyo bwo kuzamura ubwizigamire iyo dutera imbere dukora ejo heza naho ntituhibagirwa hari ibikorwa bizaduhuza n'abafatanyabikorwa no kongera kuzamura ubwitabire muri ejo heza ibyo nabyo ni ibikorwa by'ubukungu kugira ngo umuturage wa Niboye uyu munsi umeze neza ejo nagera mu zabukuru azaba afite amasaziro meza harimo kandi n'ibikorwa by'imiyoborere myiza harimo ibihe tuzafata byo kwegera abaturage gukemura ibibazo bibangamiye iterambere birumvikana ariko no mu buryo bw'imiyoborere hakazamo gukemura ibyo bibazo by'abaturage bimwe na bimwe dufatanyije n'abaturage kuko burya nibo bafatanyabikorwa ba mbere kandi mu by'ukuri bafite ibisubizo ibanga nta rindi ni umufatanyabikorwa ni umuturage utuye umuturage ucumbitse umuturage uhakorera ibikorwa umuturage dukorana umunsi ku wundi uruhare rwe mu bimukorerwa ndetse nawe ubwe akagiramo uruhare mu bizamura iterambere rya Niboye kuko ubuyobozi bwonyine ntibushobora kugeza abaturage ku iterambere rimwe na rimwe ushobora gutekereza ibitaba biri mu byifuzo byabo ikibanga rero rikomeye ni ugushingira ku byifuzo by'abaturage ikindi ni uko bagira uruhare mu iterambere ryabo kugira ngo bya bikorwa birambe mu by'ukuri rero Niboye uyu munsi ngira ngo ubwo twanabatuma ni umurenge w'icyitegererezo niko navuga imbogamizi twavuga nuko iziboneka muri za bageti zisanzwe mu bikorwa biteganywa abaturage bishakamo ibisubizo ku by'ukuri uyu munsi akaba ari nawo munsi twagize umunsi w'ingenzi muri iki gikorwa cy'uku kwezi kuko bagiye bagira uruhare rufatika mu mbogamizi twagiye duhura nazo ntitwigeze tunanirwa gushaka igisubizo abaturage bagiye baba ibisubizo muri izo mbogamizi twahuye nazo ubutumwa ni ugukomeza intego n'imwe igihugu cyacu twifuza kugera aheza dufite icyerekezo igihugu cyihaye kizagera muri 2024 dushingiye ku igenamigambi ry'igihugu NST1 muri za sekiteri nagiye mvuga imiyoborere myiza imibereho myiza ndetse n'ubukungu ubutumwa naba hano gukomeza kugendera hamwe kugira ngo mu by'ukuri mu myaka n'intego twihaye iri imbere tuzayigereho dufatanije